Ya nagiye muri RIB nagara kuvuga ngo urumva ko maze menshi urumva sha nta buzima ndumva nari mfite uri kumva ndavuga yakanje urumva biramutse bigenze nabi babimenye ko ntago uburyo byagenze ntago nagiye ngo shaka kufungisha umuntu wapi njyewe nyemera ikintu mbonye urumva ikintu mbonye ziriya certificate nande ndazifite bro ndazifite mu nyinshi mfite midari mfite ibintu bitandukanye byibura wamusabye imbabazi zikise iziki kumwe mukira gute aho niwe yamemukiye ahubwo Rutambi aho nshaka nyemereza bivuze umva reka nkubere batuwe amasa iminota 2 urumva tukagarara umugabo no kumugabo Rutambi agaragaza ubusore bwe neza nta musifuzi dushaka Yes, ndagushimiye kandi mwifurije gukomeza kugubwa neza ni BigTown TV yo KUZA fiti yo ku bantu mwese baho mugiye muherere hagiye hatandukanye ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana kandi ushimira wakande subscribe kuri BigTown TV ngiye banyita Emi yo KUZA fiti 2 in 1 Kigali KUZA fiti umusore wa KUZA bimeze bite meze neza se kuri mutitira mwana kuri mutitira oya mumeze neza none se mvuge gute kuva bagutikura byanze bande kuva bagutikura byanze kabisa ibintu ndimo muri message shanago byoroshye bimeze bite KUZA so hari interview yawe nabonye ahantu hamwe uri kuvuga ati RIB yaraguhamagaje uri kuvuga turarwaye nanjye ndavuga reka KUZA mubaze muhamagare mubaze asobanure n'abakunzi biwe bihagaze gute byagenze gute bega kugira ngo reka duhere kuri RIB kugira ngo RIB guhamagare oya nimo bifate nabi uwo usinzi ibi wabikuye ndabizi neza ya nagiye muri RIB nagara kuvuga ngo urumva ko maze menshi urumva sha nta buzima ndumva nari mfite uri kumva ndavuga yakanje urumva biramutse bigenze nabi babimenye ko ntago uburyo byagenze ariko cyo nshobora kubabwira ntago nagiye ngo nshaka kuvungisha umuntu wapi ntago nagiye ngo nshaka kufungisha umuntu wapi abo nagiye yo ku buzima bwanjye ndi kumva ntago meze neza kubera icyo ugiye muri RIB nyuma yuko aho Rutamba gukomeye ikibazo mbajije ya nagiye muri RIB uri kumva kuko kuva tuva muri ya noza twakoze uri kumva mwabibonye ko ntago byagenze neza mwabibonye ko ntago byagenze neza kandi ikintu cya mbere uri kumva ikintu cya mbere mvuye aho ngaho urumva namaze menshi 2 numva ya meze neza ariko umunsi wa gatatu ya ubu nibo meze nabi cyane ndavuga oya ikintu kibazo cyose kingezeho uri kumva ko iriya byari friend kwari ko ikiganiro friend urumva nawe ntago narinzi ko bizagenda ko byagenze uri kumva nawe none wewe wagiye muri RIB wenda ari nko kuvuga ngo reka KUZA njye kwishinganisha njye kwishinganisha ubuzima bwanjye ariko ntago nagiye yo mvuge ngo ngiye gufungisha umuntu wapi uriya no muvandi wanje uriya no muvandimwe wari umaze gutinya uriya no muvandimwe wanje dushobora no guhurira no mu nzira kubera aga certificate kiwe namenya akankoma uravuga ati reka kwishinganisha ngo wagiye kwishinganisha kuko wavugaga ati certificate yiwe namenye none dushobora guhurira mu nzira ngo atagahita yikuramo oya impamvu urumva impamvu namenye certificate reka nkubure bro ikintu cya mbere njyewe nyemera ikintu mbonye urumva ikintu mbonye ziriya certificate nande ndazifite bro ndazifite mu nyinshi mfite midari mfite ibintu bitandukanye uri kumva mfite ibintu bitandukanye urumva
Rutambi urumva bari kumva ngo no musore urumva yakoze umubiri uri kumva tugende tuyerekane mu marushanwa uri kumva ntabwo nshobora gukora ko sanga umujyane muri rebu wapi ahubwo nagiye kwishingisha ubuzima bwanjye kuko numvaga uri kumva ntabwo meze neza nawe ubura byumva hari umuntu utabyumva neza bisobanura uvuga ati Rutambi yarankomye ngira ubwoba ndavuga ati ubutaha ndashobora kongera kankoma none atari kuri kamera uhita ujya kwishinganisha ngo ngwiki bivuge neza abanyarwanda oya subira mu cyo vuze ndakubwiye ngo none wagiye kwishinganisha kuko urwaye wagiye kwishinganisha kubera gutinya Rutambi wagiye kwishinganisha kubera oya umva bro ubuzima nicyo kintu cya mbere none muri ribu ni kwa muganga uri kumva ubuzima nicyo kintu cya mbere ribu urumva kenshi mwamenyereye umuntu avuyeyo urumva agiye muri ribu abagiye gufunga umuntu urumva ajyanye ikirego cyo gufunga umuntu uri kumva nje impamvu nagiye muri ribu urumva kibazo kiramutse kimbayeho ibindi biba birivugira bro ibiki rero wese ngusobanuye maze minsi nago meze neza ese hari abantu bari none za marinette nyakuye uburemane uriyo mbansa mani musura yanjye waranabyimbye ku gahanga waranabyimbye none ubu nsigaye mfite nuza amasane mani kuva bagukoma ko hari abantu batabifasheho rumwe kuri iriya boro ya Rutambi wamenye certificate yiwe wamenye abantu baravuga ati ni ububwa bamwe baranabyanditse no muri comment ati buriya ni ububwa bwaheze bwo kumena certificate y'undi mwana iriya certificate urumva nta birenze bro iriya certificate nanjye nshobora kuzizana urumva icyo nshaka Rutambi yanyemeze ni kimwe gusa oya icyo nshaka urumva icyo nshaka anyemeze certificate nago njyanzemerera mu bro nago njyanzemerera ukungoma gute ubwa kabiri aragukoma none n'ubwa gatatu kukwemeza arakudunda ubwa gatatu wayese arakudunda bro ikintu cya mbere KUZA urumva ikintu cya mbere kuzakora ni respect bro urumva respect oya respect yanjye urumva ni icyubahiro bro urumva none se wari ushaka tukomeze turwane ko washakaga kurwana wari ushaka tukomeze turwane n'abantu banavuze ati bikara nagakino murimo atemerene ni gute yakunanira n'ukuntu ngana ati waramutinye sawa naramutinye mukomeze kuvuga gutyo naramutinye kuri mutitira umusuzi uko tuvuga Rutambi gatitira sawa amagambo ikibazo urumva ikibazo KUZA nagagira amagambo menshi cyane KUZA afite bikora abashaka yorekane bikora uri kumva abashaka yorekane bikora nge KUZA nago ngira amagambo menshi cyane ngo ntangire kuvuga neregure wapi ako KUZA kubera iki byakujemo gute nimba Rutambi arakweretse ati ngiyi certificate yanjye ndayifite ugahita nyine uyifata ugahita uyimena oya ziriya certificate man ntabirenze bro certificate nta kintu kirenze ozi certificate mfite bro ubuze ukuntu abantu bagufata ozi certificate mfite bro uyu munsi uzi ukuntu abantu bagufata bafata gute bagufata nyine nk'umugabo Yesu si bamwambiriye kuri nuza Yesu mbere bamukunze urumva hanyuma byagenze guteze none se wowe uri Yesu oya umuntu wese urumva ugomba gukundwa urumva kandi umuntu wese reka nkubure bro ubu buzima turi murumva ntago ushobora gukundwa 100%. Ubimenye ntago wakundwa 100%. Ngo Yesu ozo buriya yakundaga abantu wabonye ibintu bamukoreye ntago wakundwa 100%. Uri kumva akunda kuzamukundi nta kibazo nje ntago nshobora kuvuga nabi urumva ntago mvuze nabi ariko KUZA uri kumva anyuze mu byinshi life yose ibintu KUZA byanyuzemo ntabwo bamani mba mfite njewe nabo mba mfite none ubyibura wamusabye imbabazi z'iki se
aramukiye bro kumwemukira gute kumwemukira gute aho niwe yamemukiye niwe yamemukiye yaguhemukiye gute hari boro yawe yamenye oya niwe yamemukiye gute kuko yakumenye subhanallah umva se igihe mazemo ya marinette urashaka kuzamwishyura ufite umugambi ki kuri Rutambi nta mugambi mufitiye umufitiye umugambi w'ikisi Rutambi ngubuye ko n'umuvandimwe wanjye n'umuvandimwe wanjye kwemera nangiye kugenda oya ubuvandi urumva Imana yavuze ngo dukundane twese urumva tugomba gukundana urumva wowe umuvandimwe wanjye uriya n'umuvandimwe wanjye bose muri abavandimwe banjye uri kumva Imana yavuze ngo mukundane kagaja murakumva mugugire gute nawe baragukomye utangiye kwisunganisha iby'Imana oya nagare kuvuga kwishinganisha Imana bro nje mashaka ngubizo kuri bro uri kumva mashaka ngubizo kuri okay noneho ni igiki wambwira abafana bawe nyuma yuko umenye certificate ya Rutambi kandi twatuska ibintu wenda mwari murimo ko ari ukwigaragaza kwerekana imibiri nyine ni bimwe bavuga ngo guhiga buri umwe yarahigaga n'undi agahiga akavuga ati ngenda arenze nawe ati ndarenze ariko nyuma ukaza kugaragazamo karakteri y'umuntu utari seri neza urakazwa n'ubusa ugira ishyari abantu oya ni shari bro nagare shari uri kumva ahubwo urumva Rutambi yawe ugomba kunyemereja urumva kunyemeza urumva tugende twerekane bro mwerekane urumva ushigaje uri kumva tugere amarushanwa uri kumva amarushanwa arahari kuko ubu ngubu urumva KUZA nagashobora kuvuga ngo agiye gusohokera igihugu wenyine gusa uri kumva n'aba bandi bari kundeba bameze neza baze dusohokere igihugu uri kumva iriya certificate nta kintu mani ndazifite ni nyinshi cyane imidari ndayifite ni myinshi cyane uri kumva ahubwo Rutambi aho nshaka nyemereza tugende mu marushanwa turekane urumva ako KUZA abanyarwanda naga ari ibimara n'abantu badukurikiye Imana ishimye ko ibintu bigiye gufungurwa umunsi bateguye nk'abantu bakavuga ati nk'aba boss ati turashaka amarushanwa ya KUZA yo kwerekana umubiri uretse ari kumwe na Rutambi bagasanga biriya bintu mwaferaga abanyarwanda ni ibintu mwakinaga mwateguye bizagenda gute oya biriya reka nkubwire bro biriya nagaro gutegura ibintu uko bimvuga mu bifate gurucyo wowe wagiye kubona biriya ni biteguro babiteguye hako ni gute bagukoma ntuvuge wagiye kubona biriya ni biteguro oya reka nkubwire bro ndacecetse umunsi n'umwe iminsi yo mujure bingaye iba 30 40 ntago ari 30 bivuga ngo muri kwiba muri mwe hagati yanyu hari umwe uri kwiba hari cyazafatwa niko ushatse kuvuga umva reka nkubwire Rutambi yankomye iriya mani biriya bintu bya certificate mani njyewe cyo nshaka Rutambi urumva Rutambi cyo nyimushakira urumva tugere mu marushanwa nebishaka urumva bategure hano mu Rwanda urumva twerekane turebe bura nago muri kwiyerekana uri kumva tugere mu bintu bya nyabyo bya bodybuilding uri kumva bagize ibintu byose bimeze neza bya stage ibintu bimeze neza cyane tugende mu kwerekana bazane abanuza abasifuzi umva bafite mu bumenyi ibintu wirira tuza nenda ari kurira wogiye kubona ndi kurira wirira wogiye kubona ndi kurira usko man uskeje bundi nakubonye nkumva nkugiriye muhwe uri mukumbagara Rutambi Rutambi umuvandimwe wanjye nta kibazo
ega KUZA fiti aya marinette so yabona igihe nyimaze ya uzi gusoma uzi gusoma ntago nshaka kuvuga ngo nta muntu ngiye gufungisha ahubwo iyi niyo waranti yanjye ubuzima bwanjye uri kumva umvuze waranti uracyumva waranti ni garanti y'ubuzima bwawe ntago ngiye kwiregura sha ntago ngiye kwiregura ubwo ni ubwoba sawa kambe ni ubwoba none ugiye muri RIB kubera iki oya rikambe ni ubwoba ariko Rutambi sha bivuze umva reka nkubwire batuye amasaha iminota 2 urumva tukagarara umugabo no kumugabo nta muntu mbasha kagire nta musifuzi dushaka nta musifuzi dushaka ko numva ibi bintu bitangiye gufata indi ntera nta musifuzi dushaka nimba ugiye kwishinganisha nyuma y'ibintu bigaragaye ubu wasanga no mu mutima harimo uvuga ati byanze bikunda nanjye ngomba kwihorera bibuze batuwe amasaha bibuze batuwe iminota 2 gusa mane iminota cyabo munota Rutambi agaragaza ubusore bwo neza nta musifuzi dushaka ibi bikomeresho byose mfite akumva bari rubwire waraye uteri rya joro urya munsi ukumbagara ukagenda ukicara ukareba iriya video waraye gute uvugisha ukuri bro byarambabaje cyane urumva byarambabaje cyane uko uwo mugabo uri kumva sha twari kuhagarara tukikubita nk'abagabo urumva umugabo ku mugabo Rutambi yagira gute wagiye kubona ndakazingo cyangwa ugiye kubona ndoroshe hariya ko waguye nk'umutumba ugiye kubona ndoroshe nyine ko hariya oya kuzoje cingira ku byo nabonye nta nkoni yagukubise ni vutu sawa noneho biramutse batuye amasaha iminota 2 gusa urumva ni vuba bro so ubu none urwaye iki mura nk'utuntu tw'utunini twa hato na hato ndi ku binini ubu ngubu uri kumva nawe ndi ku binini nuza musura murabibona biragaragara nta birenze wakubise umutwe hasi nta birenze bro nta birenze yo KUZA disi weseka komeza guseka so kunda guseka uzaseka KUZA umwana wa Kimisagara gukubise mu bwoba neza burundu aravuga ati reka nanjye njye muri RIB none ikintu gitangaje nuko ibintu byatangiye ari brag uyu munsi bikaba bigeze noneho buri muntu avuga ati ngiye kwishinganisha hari abantu bigeze bagutega nyuma yuko wenda karakantu kabaye avuga ati wenda ngiye kwishinganisha kubera yuko hari abantu bashobora kuvuga yuko nzihorera kuri Rutambi akaba aratangiye kuntera ubwoba wogiye kusaba life insurance hari umuntu wogiye hari umuntu abakufitiye umugambe ariko insurance yo naga ari mituweli nyine ibanga byose babimeze nka kintu byose babimeze kimwe iyo si mituweli mwana ariko ayo ni amategeko ntago ari mituweli ayo ni amategeko bro reka tureke kuvuga byinshi cyane ariko Rutambi umunota cyangwa iminota 2 gusa byaba byiza cyane nakoreka ko ubugabo nago ari ubutumbi
ukora ko ugabonaga ari ubutumbi. Nyamara njye ndakureba nkumva nkugiriye mu. Ndakureba nkumva nkugiriye mu. Sawa iyingirire ntacyo nabirenze. Koma amenya ya maremo. Sawa. Nabirenze. Nabirenze. Ndetse nkataha. Ni iki kino nto wabwira abafana bawe babonye ile reaction yawe yabaye kuri. Icyo nabira abafana banje urumva. Kintu cya mbere. Buriya ntago nagize gute urumva. Icyo nashakaga urumva, icyo nshaka urumva. Rutambi kwemeza ko ni umusore urumva. Kwemeza ko ni umusore. Uri kumva? Ubu bari kumva ni umusore. Hari ibintu mani biba biratandukanye mani. Kujya muri ringi nabishaka uri kumva. Ugutuza muri iyi minsi urumva. Nkamuhamagara uri kumva nko muvandimwe urumva. Phone yagize compose. Sinze impamvu. Ibaze. Phone yagize compose. Kubera iki? Ubu muhamagaye ni yacamo. Muhamagaye ni yacamo. Tuyigerageze. Reka nje muhamagaze yanjye. Tuyigerageze. Nje muhamagaze yanjye. Wabaye waramushyize blacklist. Blacklist yae. Yae. Bro wanditse nkataha kuko umenye ko na myaka 100. Konje suntunga mikoro. Bwira Rutambi mufita ngewe urambaza iki? Ahubwo vuga ngo ibi bintu mwishoyemo ubivemo. Ubireke. Bivamo gutese. Nimba utangiye gukubitwa ku mubiri wawe wakoze. Bivamo gutese. Reka noneho nkubwire. Uzi umugabo witwa Monster. Kiriya gikuri. Kiriya gikuri. Witwa Monster uramuzi? Kiriya gikuri ndakizi. Ndumva ko ndi Monster yae. After metero zinga shamani. Kiriya ni sinzi mumva ni gikuri man. Monster ni igikuri. Ni igikuri man. Avata zagukoma. Ase reka ngubaze. Sha kuza aragohesha. Buri muntu sha icyamamare kuko nta kibazo. Monster byagenze gutese. Monster ngo nagufata. Siwumva ko ngo Rutambi yagukomye. Yaramamagaye kuri telefone arambwira ati wazambabariye. Ukamuzana kari agahinja. Nkakubita umuntu. Uri tayari? Iriya ni nyende igende yagiriya ku mitimani. Iriya ni nyende. Iki kintu cya mbere uburi aresha uri kumva. Tuhagaze bana umvase. Ozi tuhagaze abarimo hano. Ashaka kurana KUZA. KUZA yagukubita guhagaze hejuru ku mutwe. KUZA yabaye cyamamaresha. Arashaka. Yagukubita baguhagaze ku mutwe KUZA. Monster nugufata KUZA agakubita ahagaze ku mutwe. Ikivejuru. Ese Monster bisobanura iki? Monster nawe ibyumve nyine. Umvira isobwa mbere uryumvise. Oya, ari kumbizi mu kinuza mu cyongereza ariko mu cyongereza bivuze. Uri kumva? Biba bishobora guhuba kuko uburiya aresha. Uri kumva? Uriya nagashobora kuba Monster bro. Uburiya aresha. Ijisho rimwe bararimenye. Azamena irya. Umenye ko kuzahora ari tayari bro. Kuzahora ari tayari. KUZA none gahunda noneho ufite ni yihe? Wenda sinzi nimba mbere ko tujya ku yindi topic ku kandi kantu gato katari gufata n'iminota nk'ibiri. Nta kintu usaba, nta gusaba imbabazi. Ntazo usaba. Urumva nambabazi twe gusa. Imbabazi ziki? Imbabazi ziki? Mani wareze kunsasa bro. Imbabazi ziki? Nzi sabande. Ninde ngiye gusaba imbabazi? Oya wembwira ninde ngiye gusaba imbabazi?
imbabazi ziki ukazisaba Rutambi ukazisaba Rutambi Mune certificate nawe ukabivuga uri kuvugira hejuru ukazisaba Rutambi. buriya Rutambi ni nka papa wawe muri mu mubiri. Ngo Rutambi ni nka papa wawe mu bijyanye na body. mu bijyanye na body komeza kubivuga ko bibona, komeza kubivuga ko bibona ko bishaka. Wanze gusaba imbabazi. Imbabazi mane na mbabazi saba mane none kandi no kigaruka uko nenzongere kucyumva ngo uri kumva iransaba imbabazi. Ngiye nunza ijisho ndatandetora mwese murabizi ko mbarusha. Komeza baca umugani mu Kinyarwanda gutaranirwa agaramye agira ngo ijuru rire hafi. Wowe uyu munsi wagaragaje isura itari nziza mu Banyarwanda ndetse no mu bandi bantu. Nayenzi ko wenda wambwiye ati yeminje gusaba imbabazi none ati wapi. nta mbabazi nasaba mane, nta mbabazi nasaba bro. Wagiye muri RIB kwishinganisha. Nta mbabazi nasaba ubimenye, nta mbabazi nasaba. Nazo ngo ufite agency hagaze gute? Uri kumva? Nta mbabazi nasaba. Ikintu cya mbere Imana niyo ibizi. Uri kumva? Imana niyo ibizi. Ikintu nshaka kuvugaho ari project dufite muri iyi minsi, project zitandukanye. KUZA ntago njyagenda njyenyine, uri kumva? KUZA ntago ajyagenda wenyine bro. Ngwino suze ku bantu. Suza ku bantu. Mahoro abakurikiye BigTown. Bimeze bite KUZA? None si wowe uyuka atari mu kiganiro cyanjye umuzanye ute? Uri kumva uzahagaze wenyine ugiye kubibona. Ubu wabonye bodyguard? Wabonye bodyguard? Ugiye kubona ko uzahagaze wenyine. Nyine ubu urumva wabonye bodyguard. Okay, ngaho mbwira bimeze bite? Emi. Emi. Bro bimeze bite? Fresh Emi. Ko baguhamagaye se byagenda? Ya, impamvu mpamagaye KUZA Fit dufite project nyinshi. Ya, dufite project nyinshi tugira ngo tumurikire Abanyarwanda. Ya, KUZA Fit ku bufatanye na Yeremia Films tugiye kuba ibintu byiza cyane bimeze neza bimwe Abanyarwanda bari bakeneye. Bihagaze gute? Sasa urabona hari KUZA Fit, hari KUZA Fashion Agency, sorry. Ya, ni fitness modeling. Hanyuma tukagira niyo Yeremia Films tugiye kubazanira amafilme kabisa. Urana muri no minsi hari amafilme muyita ibishego. Twe tugiye kuzana filme za nyazo zimwe Abanyarwanda bari bakeneye, wa mwimerere w'Abanyarwanda. Ya, ko tuzi ko umwimerere w'Abanyarwanda wa mbere kera twagenderaga ku muco ugasanga abakobwa bambaye impu, abagabo nabo bambaye abakobwa nabo bambaraga inkindi, sinibuka neza amabere rimwe na rimwe kubera ko nyine ari umuco nyarwanda ari byo wadutozaga, ugasanga bambaye nabo bagiye kuza bambaye amabere. ni ukuvuga umuco nyarwanda buriya ni ikintu kinini cyane. Umuco nyarwanda hari ukuba abantu ba kera bambaraga impu. Sasa ubu tureba mu gihe tugezemo, ubu turi muri viziyo, ariko viziyo si ukwambara utuntu ngo ujye hariya werekana ubwambure bwawe kuri media. Ubwambure ni iki se? Bro ntabwo ujye ubibona se Emi? Ntabwo mbizi ntabwo njya ndeba ubwambure ni iki? Sobanurira abantu ubwambure ni iki? So bajya babona Abanyarwanda barabibona, abakurikirana ama YouTube, abakurikirana imbuga nkoranyambaga. Hari abantu bashaka gutwika gusa nta kintu kizima bafite. Basanga umuntu agiye yerekanye ibice bye by'umubiri ngo yatwitse. No, ibintu byo kubasondeka. Ubu Yeremia Films yabazaniye seri nshyashya yitwa ubuzima bwa Yeremia series. Ni true story. Abanyarwanda banyarukireho kuri Yeremia Films. Yeremia ni KUZA? No. Yeremia ni story y'umuntu, ariko KUZA Fit nawe arimo kuko ni combination.
KUZA Fashion Agency na Yeremia Films. KUZA rero nawe ari muri filime already yamaze kugeramo, hariho trailer bazabonamo ni combination y'abastari b'abastari ibintu bitaherukaga mu Rwanda. Twongeye twabagaruye twabahurije muri filime imwe. Speransia muramuzi cyane, Mama Nick, Smith, Muzehe Nkota, Tuko Hot n'abandi bo banyarukire kuri Yeremia Films baraza kumbwira. Yes, murakoze mwakoze kuza KUZA nawe gahunda niza ubwo ntago tubizi no gushaka na Rutambi nawe twumva ko gahunda zimeze twizere ko ubuzima buri Rutambi ibintu bya Rutambi babishize ku ruhande guto bigaruye ko ntago nshaka kumva Rutambi mu matwi yanjye izina Rutambi. Uyu mugabo yakoze ikosa karyemera ikosa n'abandi bantu bamugirira ikize ikosa riye rinakoze nimba ukoze ikosa ntago abantu bakomeza kugushyigikira. Nakosa nakoze bro, nakosa nakoze wowe bimenye. Aha yes, ubutumwa watanga ubundi twisore. Ntiwibagire gukora subscribe kuri KUZA Fit Rwanda YouTube. KUZA Fit afite nuzaze ubungubu afite projet zitandukanye nyinshi cyane, afite projet zitandukanye harimo Yeremia Film, harimo KUZA Fashion Agency. Umuntu wese ashobora kumenya ku bintu bya fashion kunyarukira kuri KUZA Fit Rwanda Instagram. Ibintu byose ubone ko mane ibintu byose biba biri tayari. Yes, wakoze kuza kandi Imana ikomeze kubarinda. Shimira abantu bose badukurikirana kuri BigTown TV. Nimba ushaka kwamamaza ibikorwa byawe urahamagara nimero iri hasi ubundi gahunda zigende neza. Nimba ufite n'amakuru ushaka kuduha hasi aho ngaho byose, cyangwa ujye kuri Instagram ni BigTown TV. Nitwa Emi. Gahunda ni KUZA muri RIB. Imana ikomeze kumurinda abahetaze n'abagambanyi, kandi namwe mukomeze mutere imbere kuri Yeremia Films. Mutere imbere abantu bajye bakandi subscribe dushyigikirane ubundi gahunda zigende neza. Wakoze KUZA.